The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards, humility, and respect. I do not object to their ignorance, but rather I reject their mean-spirited attempts. Igicamunsi cyiza. Ibinyoma bimpuza n'uwo mukozi w'amahano Jeffrey Epstein bigomba guhagarara uyu munsi. Abantu bambeshyera ntibagira umuco wo kwicisha bugufi cyangwa icyubahiro. Ntabwo ndwanyije ubujiji bwabo, ahubwo nanze imigambi yabo mibi yo gushaka kwangiza izina ryanjye. Ntabwo nigeze mbi inshuti na Epstein. Donald nanjye twagiye dutumirwa mu birori bimwe na Epstein rimwe na rimwe kuko guhurira mu matsinda amwe y'imibereho ari ibintu bisanzwe mu mujyi wa New York no muri Palm Beach. Mukuri ntabwo nigeze ngirana umubano na Epstein cyangwa uwo wafatanyaga Maxwell. Igisubizo cyanjye cya email nohereje Maxwell ntigishobora gufatwa nk'ikindi kintu icyo ari cyo cyose kirenze ubutumwa busanzwe. Igisubizo cyanjye cy'ubupfura kuri email ye nticyatuma habaho ikindi kintu kirenze akandiko k'ubusa. Ntabwo ndi inzirakarengane kuri Epstein. Epstein ntabwo ari we wamenyekanishije kuri Donald Trump, umugabo wanjye. Twahuye ku bw'amahirwe mu birori byabereye mu mujyi wa New York mu 1998. Ukuguhura kwanjye bwa mbere n'umugabo wanjye kwanditse mu buryo burambuye mu gitabo cyanjye cyitwa Melania. Inshuro ya mbere nahuye na Epstein ni mu mwaka w'2000 mu birori Donald nanjye twitabiriye hamwe. Icyo gihe ntabwo nari narigeze mpura na Epstein kandi nta nubwo nari nzi ibikorwa bye by'ubushura n'ubugome. Amashusho n'amagambo by'ibihimbano byinshi kuri Epstein nanjye bimaze imyaka bizenguruka ku mbuga nkoranyambaga. Mujye mwitondera ibyo mwemera. Aya mashusho n'izi nkuru ni ibinyoma byambaye ubusa. Ntabwo ndi umuhamya cyangwa umuhamya wavuzwe mu mazina mu bijyanye n'icyaha icyo ari cyo cyose cya Epstein. Izina ryanjye ntiryigeze rigaragara mu nyandiko z'inkiko, mu buhamya bwanditse, mu magambo y'abakorewe ibyaha cyangwa mu biganiro bya FBI bijyanye n'ikibazo cya Epstein. Ntabwo nigeze menya ibijyanye n'ihohoterwa Epstein yakoreye abo yahohoteye. Ntabwo nigeze mbyinjiramo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntabwo nabigizemo uruhare. Ntabwo nigeze njya mu ndege ya Epstein kandi ntabwo nigeze ngera ku kirwa cye bwite. Ntabwo nigeze nshinjwa mu buryo bw'amategeko cyangwa ngo mpamwe n'icyaha kijyanye n'ubucuruzi bw'abantu bushingiye ku gitsina bwa Epstein, ihohoterwa ry'abana n'indi myitwarire iteye ishozi. Guharabikwa n'ibinyoma kuri jye bikozwe n'abantu n'ibigo bafite intego mbi n'iza politiki bashaka kwangiza izina ryanjye ryiza kugira ngo bunguke mu buryo bw'amafaranga no kuzamuka muri politiki. Ibigomba guhagarara. Abavoka banjye nanjye twarwanyije ibinyoma bitagira ishingiro n'ukuri kandi tuzakomeza kubungabunga izina ryanjye ryiza tutazuyaje. Kugeza uyu munsi abantu n'ibigo bitandukanye byategetswe n'amategeko gusaba imbabazi mu ruhame no kuvuguruza ibinyoma byabo kuri jye nka The Daily Beast, James Carville na HarperCollins UK. Iki ni igihe ngo inteko ishinga amategeko igira icyo ikora. Epstein ntabwo yari wenyine. Abayobozi b'abagabo b'ibirangirire beguye ku myanya yabo ikomeye nyuma y'uko iki kibazo gishizwe mu rwego rwa politiki cyane.
Birumvikana ko ibi bitavuze icyaha, ariko tugomba gukora mu buryo bufunguye kandi mu mucyo kugira ngo tumenye ukuri. Ndahamagarira inteko ishinga amategeko guha abagore bahohotewe na Epstein uruhare rwo kumvuga mu buryo bwihariye bushingiye ku barokotse. Mureke aba bakorewe ibyaha bahabwa amahirwe yo gutanga ubuhamya barahiye imbere y'inteko, bafite imbaraga z'ubuhamya bw'irahira. Buri mugore wese akwiye kugira umunsi we wo kuvuga inkuru ye mu ruhame niba bishaka, hanyuma ubuhamya bwe bugashyirwa burundu mu bitabo by'inteko ishinga amategeko. Icyo gihe kandi, icyo gihe gusa nibwo tuzaba dufite ukuri. Murakoze. Then and only then we will have the truth. Thank you. Ibyerekeye Epstein Files n'ijambo rya Melania Trump ni imwe mu ngingo zavuzwe cyane mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 bitewe n'uko iki kibazo cyabaye urujijo mu nzego za politiki n'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Epstein Files ubundi ni iki? Aya ni amadosiye y'inkiko n'inyandiko z'ubutasi FBI ziriho amazina y'abantu bagiye bahura cyangwa bakorana na Jeffrey Epstein, umuherwe waje gupfira muri gereza akurikiranyweho ibyaha by'ubucuruzi bw'abantu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane ku bana n'abakobwa. Nyuma y'imyaka myinshi, inkiko zategetse ko amazina y'abantu bagiye bagaragara mu buhamya bw'abarokotse cyangwa mu bitabo by'ingendo z'indege ya Epstein ashyirwa ahagaragara. Aya madosiye arimo abanyapolitiki, abashoramari n'abahirwe n'ibyamamare. Gusa kugaragara kuri urwo rutonde ntibivuze ko umuntu yakoze icyaha, ahubwo bishobora kuvuga ko yari amuzi gusa cyangwa yarahuye nawe mu birori bisanzwe cyangwa se n'ibyo byaha akaba yarabikoze. Kuki Melania Trump yaje gusobanurira rubanda? Melania Trump, umugore wa Perezida Donald Trump, yafashe icyemezo cyo gusohora ubutumwa nk'ubwo. Melania Trump, umugore wa Perezida Donald Trump, yafashe icyemezo cyo gusohora ubutumwa kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere ni ugusukura izina rye. Hari amafoto n'inkuru byakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko nawe yari inshuti ya hafi ya Epstein cyangwa ko hari ibyo yari azi ku byaha bye. Melania yashakaga kuvuguruza ibyo binyoma mu buryo butaziguye. Impamvu ya kabiri ni uguhakana umubano wihariye. Yashimangiye ko yamenyanye na Epstein mu mwaka w'ibihumbi 2000 nyuma yo guhura na Donald Trump, kandi ko guhura kwabo kwari ku rwego rw'ibirori bisanzwe by'abaherwe muri New York, atari inshuti magara. Icya gatatu ni ukurwanya propaganda ya politiki. Melania n'ikipe ye babona ko ikwirakwizwa ry'izina rye muri iki kibazo rifite intego za politiki zishaka kwangiza isura y'umuryango wa Trump, cyane cyane mu bihe by'amatora n'imiyoborere. Indi mpamvu ni ugushyigikira abahohotewe. Mu buryo butunguranye, Melania yahamagariye inteko ishinga amategeko gufasha abagore bahohotewe na Epstein gutanga ubuhamya. Ibi bikaba byari uburyo bwo kwerekana ko ashyigikiye ukuri kandi ko ntacyo ahishira. Kugeza ubu nubwo izina rya Donald Trump ryagiye rigaragara mu bimenyetso by'uko yari aziranye na Epstein, nk'uko abantu benshi b'abaherwe muri New York bari babiziranyeho, izina rya Melania Trump ryo ntiryigeze rigaragara mu nyandiko z'inkiko nk'umuntu wagize uruhare mu byaha cyangwa ngo abe umuhamya muri ibyo bibazo. Ibi nibyo yamaganye cyane kugira ngo atandukanye ukuri n'ibihuha. Muri make, Melania yashakaga kwerekana ko guhura n'umuntu mu birori bitandukanye no gukorana nawe ibyaha. Asaba ko hakurikizwa ukuri kugaragara mu nyandiko z'ubutabera aho gukurikira ibihuha byo kuri internet. Ibi bibazo byerekeranye na Jeffrey Epstein byagize ingaruka zikomeye cyane ku nzego z'ubuyobozi, imari n'uburezi hirya no hino ku isi. Nubwo amadosiye menshi yagiye ashyirwa ahagaragara mu byiciro, cyane cyane 2024 na 2025, ingaruka zabaye mu bihe bitandukanye.
dore bamwe mu bayobozi b'ingenzi n'abantu bakomeye beguye cyangwa bavanywe mu nshingano zabo bitewe n'isano bari bafitanye na Epstein. Uwa mbere ni igikomangoma Andrew, Prince Andrew wo mu Bwongereza. Uyu niwe muntu wa mbere ukomeye wagizweho ingaruka n'aya madosiye. Nyuma y'ikiganiro kigayitse yagiranye na BBC mu mwaka wa 2019, n'ibimenyetso byagiye bigaragara mu madosiye y'inkiko, cyane cyane ibirego bya Virginia Giuffre, yaje kwamburwa n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri inshingano ze za cyami n'icyubahiro mu bya gisirikare mu mwaka wa 2022. Nubwo atagiye muri gereza, yakuwe burundu mu bikorwa by'ubuyobozi bw'umuryango w'umwami kandi ntiyemerewe gukoresha izina rya His Royalness. Uwa kabiri wagizweho ingaruka ni J. Stanley. Uyu yahoze ari umuyobozi mukuru wa Barclays UK. J. Stanley yari umuyobozi w'imwe mu mabanki akomeye ku isi. Amadosiye yerekanye ko yari afitanye umubano wa hafi na Epstein n'ubutumwa bwinshi bagiye bohererezanya. Yeguye ku mwanya w'ubuyobozi bwa Barclays mu mpera za 2021 nyuma y'iperereza ryakozwe n'inzego zishinzwe imyitwarire mu by'imari mu Bwongereza FCA. Naho mu mwaka wa 2023 yaciwe amande arenga miliyoni 2 z'amapawundi kandi abuzwa kuzongera gukora mu nzego z'imari ku mugabane wose w'Uburayi. Uwa gatatu ni Leon Black, wahoze ari umuyobozi wa Apollo Global Management. Leon Black ni umuherwe ukomeye mu by'ishoramari muri Amerika. Iperereza ryagaragaje ko yishyuye Epstein amafaranga arenga miliyoni 158 z'amadolari mu rwego rwo kumugira inama mu by'imisoro n'imari, ndetse n'umubano wabo ugaragara mu madosiye menshi. Yeguye ku mwanya w'ubuyobozi bw'ikigo cye Apollo mu mwaka wa 2021 kubera igitutu cy'abashoramari banze ko izina rya Epstein rikomeza kugaragara hafi y'inyubako zabo. Wa kane ni Lawrence Summers na Nicholas Negroponte mu burezi MIT na Harvard. Uyu mubano ntiwagize ingaruka kuri politiki gusa, ahubwo no mu burezi bwo mu rwego rwo hejuru. Lawrence Summers wahoze ari minisitiri w'imari wa Amerika akaba n'umuyobozi wa Harvard yavuze ko yicujije isano yari afitanye na Epstein nyuma y'uko amazina ye agaragaye mu bitabo by'ingendo z'indege n'amafunguro. Mu bigo nka MIT Media Lab, umuyobozi waho Joichi Ito yeguye mu mwaka wa 2019 nyuma y'uko bigaragaye ko yakiriye impano z'amafaranga zivuye kwa Epstein, nubwo Epstein yari yasebeje izina rye mu mwaka wa 2008. Igihe amadosiye mashya yasohokaga mu mwaka wa 2024 na 2025, hari abayobozi benshi ba politiki n'abajyanama bagiye bahagarika imirimo yabo mu mishinga itandukanye. Abantu nka Bill Clinton na Donald Trump, nubwo batigeze bashinjwa ibyaha bifatika muri aya madosiye, bagizweho ingaruka z'isura zabo muri rubanda, bituma abantu bamwe bari makipe yabo begura kugira ngo batisanga mu bibazo by'itangazamakuru. Melania Trump mu ijambo rye yashimangiye ko hari abayobozi b'abagabo b'ibirangirire beguye bitewe n'uko iki kibazo cyabaye politiki cyane, byerekeza ku bantu bagiraga ubwoba ko amazina yabo ari muri dosiye, bakahitamo guhunga imyanya y'ubuyobozi mbere y'uko inkundura ibageraho. Ese kuki beguye kandi bishoboka ko batakoze ibyaha? Muri ibi bihe turimo 2025-2026, amakampani manini n'imishinga ya politike bifite uburyo bwo kurinda isura yabyo, reputation management, kugaragara mu bitabo rero nk'ibya Epstein, kabone niyo waba utaruzi ibyaha bye, bituma abantu batakugirira icyizere. Ibyo bituma benshi berekwa umuryango cyangwa se bagahitamo gusohoka no kwegura ku nshingano kugira ngo amakampani n'ibigo bayoboye banda bataza kubitera icyizere, bityo bigatakaza abakiriya. Aha tugeze ushobora kwibaza uti Ese Jeffrey Epstein yakoze iki mu by'ukuri? Uyu mugabo yakoze ibyaha biteye ishozi byamaze imyaka ibarirwa muri za 40, akoresha imitungo ye n'ububasha bwo mu rwego rwo hejuru yari afite mu gushuka no guhohotera abagore n'abana b'abakobwa.
yakoze ubucuruzi bw'abantu n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Epstein yubatse urusobe rw'abagore n'abakobwa bamwe bafite imyaka 14 gusa yashukishaga amafaranga cyangwa akazi. Yitabazaga abandi bantu nk'uwitwa Ghislaine Maxwell bamushakiraga abakobwa b'abangavu bakababwira ko baje kumukorera massage. Iyo babaga bamaze kugera iwe i New York muri Florida cyangwa ku kirwa cye bwite cya Little St. James, yabaga bategereje akabahatira gukora ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina akenshi imbere y'abandi bakobwa. Yibandaga cyane ku bana bakiri bato n'abangavu baturukaga mu miryango ikennye cyangwa bafite ibibazo by'imibonano mpuzabitsina, akabahemba amafaranga kugira ngo bagume mu nshingano ze kandi babwire n'abandi bagenzi babo kuza. Ibi byatumye ashinjwa kuba sex trafficker cyangwa umucuruzi w'abantu mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina. Epstein yari afite ikirwa bwite mu birwa bya US Virgin Islands. Iki kirwa kizwe na benshi Pedophile Island, ikirwa cy'abakunda gusambanya abana. Amadosiye yerekana ko ariho yakoraga ibikorwa bye mu muhezo kure y'amaso y'amategeko. Niho kandi yajyanaga zimwe mu nshuti ze z'abaherwe n'abanyapolitiki, bigatuma hari abakekwa ko nabo bashoboraga kuba barahakoreye ibyaha cyangwa barabirebereye. Icyatumye Epstein atabwa muri yombi mu buryo butavuzweho rumwe, nyuma akaza gufungwa igihe gito mu mwaka wa 2008 ariko agahabwa igihano cyoroheje cyane, nuko yari aziranye n'abantu bakomeye, abaperezida, abami, abaherwe b'ikoranabuhanga n'abahanga mu bya siyansi. Yakoresha ubwo bucuti kugira ngo akomeze kugira immunity cyangwa kutaryozwa ibyaha no gutuma abantu bamutinya. Mu mwaka wa 2019 Epstein yongeye gutabwa muri yombi nyuma y'uko iperereza rishya ryo muri New York rigaragaje uburemere bw'ibyo yakoze bitandukanye n'ibyaha bye byaramuhamye mu mwaka wa 2008. Epstein yaje gupfa mu buryo butunguranye muri Kanama 2019 ari muri gereza. Raporo y'ubuvuzi yavuze ko yiyahuye, ariko kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2026 hari abantu benshi bagishidikanya kuri urwo rupfu rwe. Batekereza ko yaba yarishwe kugira ngo adashyira hanze amabanga y'abandi bantu bakomeye bakoranaga. Epstein ntabwo yari umuherwe usanzwe gusa, ahubwo yari umuntu wubatse ibikorwa bibi, ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ku kurenganya abana n'abantu badafite kirengera, akabikora mu kirwa cye kitagerwagaho na buri umwe wese, n'inyubako ze zari zihenze muri ibyo birwa. Ibi nibyo bituma amadosiye ya Epstein Files akomeza gutera ubwoba benshi na n'uyu munsi.